This is B2 TV Show. Yes, tubahaye ikaze rero nshuti bakunzi ba B2 TV Show, reka tubashimire kandi tubabwire ngo mukomeze kunogerwa na gahunda za B2 TV Show. Ibintu ni sawa cyane, turabakunda kandi tuzi neza yuko namwe mudukunda, ni nayo mpamvu musharinga bino biganiro kugira ngo bigere kure. Peace ku bantu mwese rero mushyigikira B2 TV Show. Reka mabwire ngo amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. John, amakuru? Amakuru ni meza Peter, umeze neza? Wangu. Ari amandazi yose warayamaze? Nge narihaye. Kondisi yaremwa niwe muntu nabashije kubona. Nge narihaye. Ushobora kuba ushobora ifarini kabisa. Ngewe narihaye. Warihaye vraiment. Ikintu bagusondetseho ni icyayi. Reka. Agakombe k'icyayi ko ni uretse nkumvisha akantu. Kumva utangiye useka. Agakombe k'icyayi ko ni nta kigenda. uretse nze nkukubita akantu ubwo utangiye guseka mu makuru ntago ari byiza. Guseka mu makuru ntago ari sawa. Ntago ari sawa. Okay. Excuse me. Reka rero ngira ngo ntago turi butinde cyane, ariko reka tubashimire ikiganiro. Ndimo nibaza ukuntu amandazi nabonye yose nabonaga bongeraho ukuntu waba warayamaze, ariko ngo kubera uburyohe bwayo ngo nicyo cyabiguteye, ariko ni muri rusange n'ubundi ngira ngo usanzwe yakunda amandazi. Buriya se amandazi hari umuntu utayakunda? Umuntu udakunda amandazi asabwa yaba abantu bose se niko bayakunda buriya. Ibyo byose n'utayakunda yaba yijijisha. Ariko utayakunda ashobora ko yarayahaze bitewe n'umubare yarize. Kubera ko irindazi ubundi rikora imirimo ibiri. Irindazi na sentire ngo bikora kimwe. Byose bifata mu byose bifata mu ubwo niba udakunda irindazi ufite sentire ntare. So ngira ngo tudatinze rero reka twatake cyangwa se tubwire inshuti zacu topic y'uyu munsi. Tugiye kugaruka ku kintu gikomeye cyane, ni ikintu cyatangiye kivugwa, ni ikintu kandi gikomeje noneho gukorwa, ntago bikiri mu magambo gusa, noneho byashyizwe mu bikorwa. Ngira ngo tugiye kureba uburyo ki abantu barimo kugenda bafatwa bagarurwa mu bihugu by'iwabo, icyo bita deportation. Ubu ngubu abantu bagiye baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka imirimo, ntago ibintu byoroshye na gato. Ntago byoroshye rero, abantu barimo kugenda basubizwa iwabo. Ubu ngubu uragenda waba ugeze uri nko mu isoko ukajya kubona ukabona baraguhamagaye. Abantu baba biyambariye civil bakagushyira ku ruhande batizana ibyangombwa byawe, uti nari na tayari, ipingu rikaba ryakugezeho. Bakuriza imodoka bakujyana. Niko bimeze. Ni ibintu rero ngira ngo barabivugaga abantu bakabikerensa, ariko siko bimeze. Ntago ariko bimeze ubu, noneho ibintu biri serious. Ni nayo mpamvu turimo kubwira abantu nibura ibyangombwa byawe ujye ubigendana. Ya Peter, ngira ngo wenda no mu kiganiro cyashize twari twabivuzeho, ariko ntabwo twari twakumvise abanyarwanda bafashwe cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda, kuko ushobora gusanga ari abantu bavuga ikinyarwanda ariko baturuka mu bihugu wenda mu Burundi cyangwa muri Kongo, cyangwa se bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ushobora kumva umuntu akubwira ati ubu baramfashe, baramfashe, bya bintu mwakinishaga biri serious. Ntago byoroshye. Ngira ngo rero turaza muri iki kiganiro turaza kubumvisha umuvandimwe bafashe, yari aparitse imodoka rero, ni truck driver cyangwa se umushoferi w'amakamyo. Bamufatiye hano hepfo Cincinnati. Ntago ari kure, ni mu isaha imwe uvuye aho dutuye. Isaha imwe hano hirya. Ngira ngo twigeze kubwira abantu ko hari abandi bafashe, hari ku cyumweru cyashize, minota 18 uvuye aha
uwo nguwo bamufatiye Cincinnati atanga ubuhamya aravuga ati ewana mwitonde cyane mugendane ibyangombwa buri wese yisuzume kubera ko Peter hari igihe uri kwibuka wenda we twariganye urabyibuka hari nk'igihe mwarimu yavugaga ati ikizamini kiratangiye buri wese nacekinge telefone ye niba iri muri silence cyangwa yizimye ninza gufata umuntu telefone isona ni uguhita mwaka impapuro aho agereye agahita yisohoka akabivuga rimwe akabivuga kabiri akabivuga gatatu mwese mubyumva mu kanya mu minota 5 mugitangira ukumva nka telefone y'umuntu irasona ariko umva uburangara abantu bagira ukumva telefone ihise isona kandi bari bamaze kubaha amabwiriza bakwaka impapuro ukababara kugira ngo byigeze kubaho mu ishuri umukobwa telefone irasona kandi yari yicaye mu bantu b'imbere rwose ari kumva agira gutya azongoza umutwe wumva byumva rero ibi ngibi nabyo impamvu nari ntanze urugero nuko akenshi iyo amakuru ari kuza abantu bagira ngo ni ibihuha bakumva ari ibintu bitabaho ariko ni ibintu biri kuba none ahangaha ushobora gusohoka hano ku muryango nigire ku isoko ukabona imodoka irankurikiye bakaguhagarika bakakubwira bati bite byawe ufite ibyangombwa ingira ngo rero John reka turase ku ntego hari abantu bavuga wenda ngo ni ibihugu ngo bya Mexique ngo naba Mexico barimo gutwara gusa ariko siko bimeze reka mbasomera urutonde rw'ibihugu ngira ngo bigeze muri 47 birimo byo muri Afrika bigomba kuzavamo abanyafrika nabo bagomba gusubizwa iwabo babishize ku rutonde kuva mu kwa 11 ku mwaka ushize wa 2024 abagombaga rero kuba bagiye aba Mexico bari kwisonga n'ubundi bari 252,444 ariko noneho twareba Somalia byari 4,490 Mauritania 3,800 Nigeria 3,700 Ghana 3,220 Guinea Cameroon 1,700 Ethiopia 1,700 Senegal 689 Liberia 563 Sierra Leone 563 Egypt 431 Kenya 282 Kenya ni igihugu cyo muri East Africa turegeranye Gambia 1035 Sudan 1012 Eritrea 973 Mali 929 Angola 332 Niger 342 Zimbabwe 545 Morocco 497 Togo 427 Uganda 393 Uganda Uganda 393 yego Rwanda 338 Cape Verde 314 Algeria 306 Burkina Faso 303 Tanzania 301 Zambia 174 Chad 169 ni benshi ubwo urumva wenda Seychelles ni ifite bakeya ni 4 Madagascar 5 Eswatini 6 abo ngabo ibindi byo hagati za Central Africa Republic 82 ariko urumva yuko Tanzania ni 301 ubwo u Rwanda 338 Uganda 393 urumva ngira ngo DRC ni 1038 Kenya 1282 igihugu narimo kubonamo n'icyo Burundi Burundi nta numwe Burundi nta numwe ubwo Burundi nta numwe urimo Burundi na Congo Brazzaville nta birimo uri kumva rero ibyo bihugu byose ni abantu bari kuri list abo bantu rero wenda tunabigarutseho iyo list ngira ngo niyo nanone n'ubu ngubu bari gukoresha wenda hari abandi biyongeyeho muri uyu mwaka kuko iyo ni report yo mu kwa 11 wari umaze kuvuga umwaka ushize yego no kuvuga ngo n'ubundi hari abandi biyongeyeho nyuma yo kwa 11 kugeza n'uyu munsi ko liste yo buri munsi buri masaha barapdate bagenda biyongera n'uwo munsi bakoraga raporo hari abandi bari bamaze kwinjira baturuka mu bihugu bitandukanye
ni abantu benshi rero. Iyo lisite y'abantu 300 b'abanyarwanda ntabwo wamenya abantu bariho, ariko abo ngabo Peter, nubwo tuvuga gutya, ngira ngo wibuke neza yuko buriya navuga ko ari nka lisite ya mbere, ni abantu bari imbere. Uzi ko akenshi bavuga ngo abantu bari criminelle, abantu bari undocumented, ariko still bino bintu nubwo bimeze gutya ntabwo ari ugukura abantu umutima cyane, ariko ni ukuvuga ngo lisite ukurikije ukuntu Trump abivuga, ubona ko ari ibintu bizaguka, noneho abantu bakaba bakikuba, n'iyo mibare ikaba yakikuba kabiri. Kuko avuga yuko hagomba kuzagenda miliyoni zigera muri 10 na zingahe gutyo n'eshatu. Ni abantu benshi, bivuze ngo still n'ubundi abo bantu ubabaze ntago bagera kuri uwo mubare. Hazagenda benshi kuko ugereranije abantu bamaze kugenda kuva Trump arahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, amaze kugenda 2,200 kugera ku itariki, ubwo byari kugera ku itariki 26 z'ukwezi kwa, ni ukuvuga iminsi 6 arahiye, ari hamaze kugenda 2,833. Kandi ubu ngubu hiyongeyeho n'abandi Peter, hiyongeyeho abandi. ni ukuvuga ngo report y'uno munsi, uyu munsi tuvuga no atari y'uno munsi, ufite raporo yo kugeza ku itariki zingahe? 26. 26. kandi 27 nabwo bafashe abantu 1,179. ya 28 bafashe abandi. Abo ngabo ni nabo bita arrestes. Hari abo noneho badetaininze 853. Wow. kandi ubwo ku itariki 28 nabwo bafashe abandi 969, badetaininga 869. uri kumva ko imibare imeze. Hanyuma ku itariki 29 wewe wari uri kugarukira kuri 26, ubwo si iminsi 3 gusa ndi kukongereraho. 29 bafashe abantu 1018, badetaininga 814. ubwo uri kumva hano ngarukiye ku itariki 29 kuri 31 ni ya mbere. Hari abandi bari gufatwa muri n'uyu munsi, hari abafashwe. ubu ngubu hari abo bafashe none ahangaha. So ni ukuvuga ngo rero icyo twabwira abantu, ubundi bavuga yuko bari gushaka abantu bari undocumented, ariko undocumented bo ni ibintu wenda sinzi definition yabyo neza, ariko biba bigaragaza yuko ni nk'abantu batari recorded cyangwa se bari illegal kuba bari hano, batari donc badafite uburenganzira bwo kuba bari hano mu gihugu. Ubwo rero ikintu navuga muri makeya ni uko bino bintu ingamba zirimo zifatwa, abantu bagomba kuzitondera, bagafata ibyangombwa byawe. Niba ufite green card uyigendane, cyangwa se sinzi niba wayifotora, ariko ugomba kuba uyifite, kuko green card niba gufata perime ntago bari kuyemera. Perime yonyine ntago bayemera. Peter, wenda muri ryajwi niba uri buze kuri dukinira none ahangaha tukaryumva niba urifite bugufi, ariko ushobora kurikina. Ariko ikintu uwo muntu yavuze ko yerekanye ID cyangwa se perime, baramubwira bati ibyo ntago bihagije. No kuvuga ngo ugomba kuba ufite nibura. Muraho neza bavandimwe, ndabasuhuje. Hanyuma nashaka kubabwira yuko amakuru pasiteri yatubwiye hano ni ukuri, ndetse hari bamwe bayabona kuri televiziyo bakagira ngo ni ibintu nyine biri aho ngaho, ariko ni ukuri njyewe bamfashe babayise nyine. Narindi hano muri Cincinnati muri Ohio, nanaparitse kuri track staff aho narindi mu kazi. Ninjira muri gas station bisanzwe, sohotse mpura n'abagabo 7 gutyo cyangwa 8, sinababaze bari benshi. Baranyegera kujya abazungu bazakuramutsa n'urugwiro rwinshi, ngira ngo usona abantu bari aho ngaho. Barambwe ngo ngo mfite ibyangombwa, se ibyangombwa biye ngo se ngo document urazifite. Ntabwo tsange ndi muri bandi ngo ni government. Ntange nyine kwihagararaho, baramberetse se uva he, ntabwo atimba muri ayo. Mbasasa ngo uri hano, ntabwo ndi mu track ndi mu kazi. Atese uwo kwereka ibyangombwa byawe, ntabwo ntabyo mfite, nari nabisize muri track of course, kuko nari ndaho ngaho.
kuvuga ko nahinda aho ngaho nabisize mu modoka hariya bampaye umuntu umwe turajana ngo dushike muhaye ID arayireba baranga ngo ya ngo nimbaye ikindi cyangwa kitari ID ndabwo nta kindi mfite ariko nafite passport naye kubera ko nyine aya makuru kubashage batubwiye nahise mfata passport card nari nyifite ndabwo nta kindi cyangwa mfite ngo no ngo kuba ngo swat ibe green card ngo cyangwa passport ndabwo nta kindi cyangwa mfite nyuma y'iki ngiki mbona batangiye kunsambisha ibintu byinshi batangiye kumbaza ibintu byinshi koze muri wallet nkuramo passport ndayimwereka arayirebye arandeba arambwira ati sawa barandeka ngo yigute go none rero bavandimwe rwose umuntu uzi yuko ibino bintu wenda kubibonera ku mateleviziyo birahari jewe bibimbayeho ikindi kandi ukora ibishoboka byose icyangombwa gishoboka biri kuba ugifite icyangombwa gishoboka cyose biri kuba ugifite kuko nimba nabahaye ID barayanga bansaba ikindi cyangombwa kitari ID ubona kubaheza passport babona kwemera mu by'ukuri urumva yuko nyine bitoroshe ariko rwose umuntu cyangombwa ufite biri kuba ugifite nimba ari green card ukayigendana nimba ari passport card ukaba uyifite zafasha cyane urumva iyo ntazigira kera bari ikibazo rero mukomere cyane kandi Imana ikomeze kubarinda. Aha ngira ngo murabyiyumviye rero hari ubwo tubivuga mukavuga ngo ni ibihuha niki ariko murabyiyumviye ntago byoroshye ni ukuvuga ngo niba ufite green card gendana ifoto yayo kuko iyo bibaye ngombwa yuko bagutuma original ntago uhita ushobora guhamagara bakayikuzanira ni nabyiza yuko nkuko ubushize twabivuze yuko hagira umuntu umenya aho ibyangombwa byawe biri kugira ngo in case wabikenera in emergency way bahite babikugezaho. So ubwo rero twari turimo tubabwira imibare yo irakiyongera n'ubu ngubu hari abantu bigeze kumbaza rero bati se nkatwe dufite work permit tugifite process yo kujya mu rukiko n'ibiki natwe baradushaka. Igisubizo ni yego ariko wenda bishobora kuba atari nonaha. Igisubizo ni yego ariko bishobora kuba atari nonaha ngaha. Icyo nkubwira cyo urumva niba ufite passport yawe waraje aha ngaha irimo visa barabireba niba ufite green card nuko nguko ngewe sinavu kuko ntarabona umuntu bafashe afite iyo case sindamubona kugira ngo tube twagirana ikiganiro ariko gusa ni byiza ko icyangombwa cyose ufite wahawe kuri ubu butaka ukigendana nta bintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki buriya iyo wageze mu rukiko biba byabaye ibindi kandi rimwe na rimwe hari n'igihe udashobora kugerayo noneho bikaba ngombwa yuko bagutwara utanageze mu rukiko gusa kenshi deportation bagutwara mu rukiko ntabwo wagenda utanyuze mu rukiko ariko kuri ubu ngubu barimo kureba abantu bafite ibyaha bagiye ku rutonde rwa mbere abantu bafite ibyaha bagiye bakora ibyaha bagiye bafite case ushobora kuba aho ikintu wahaniwe ukaba wararangije igihano ariko still records zawe zigaragaza nyine yuko wakoze icyaha runaka ubwo nawe niba uhari uhora uri stand by gusa irinde ikintu cyose gishobora kugushyira mu kaga kujya imbere y'urukiko uburana icyaha runaka niyo waba uri umwere niba utwara imodoka genda gake ubahiriza amategeko y'umuhanda mwirinde school zone ziba zirimo kamera ni kamera photo enforcement kamera iyo ngiyo rero muzirinde rwose kuko buriya nazo ugize umwaka ukagongeramo umuntu muri ariya masaha yaba ari case ikomeye cyane. Ni byiza rero kubahiriza ibyapa kuri ubu ngubu kunywa ukanywera mu rugo niba unywa gahiye si byiza ko bagufata iyo baramutse bagufashe nk'ubu ngubu muri ibi bihe turimo bidasanzwe bagufashe wanyweye uri umunyamahanga ebana nta yindi gahunda bahita bakujyana rwose. No kwirinda ikintu cyose cyaguhuza n'inzego
wabangamiye itegeko. Ni ukuvuga ngo irinde ibintu byose biguhuza n'itegeko kandi usa naho wishe itegeko, kubera ko ikintu cyose ubu ngubu cyagukururira kuri deportation, kubera ko bafite, navuga ko ni ibintu bigifite ubukana bitari byahabwa n'umurongo neza. Hashobora kuzabonekamo victims nyinshi, hashobora kuzabonekamo abantu bashobora no kubirenganiramo bakaba bashobora kugutwara kubera ko wenda warangaye ibyangombwa byawe. Hari n'abantu bagira ibyangombwa bikaba bishobora kurangira atararenoveye ibindi, ugasanga umwaka washize njyewe ibipapuro byarangiye. Umwaka wa 2022 narangaye kujya gufata ya tag yo kuri plaque. Hano twebwe ukuntu bimeze polisi iramfata buri mwaka, buri muntu wese kuri anniversaire ye ku itariki y'amavuko, uko umwaka ugeze ni ukuvuga ngo niba uvuka ku itariki wenda ejo bizaba ari itariki 3 ku itariki, niba uvuka ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, ni ukuvuga ngo nibwo ntuza yawe igomba kuba irangiye, ugomba gutanga umusoro, ugomba kujya gufata indi iyo tariki itari yagera, cyangwa se wenda nk'ejo ukaba wayifata, cyangwa ukagenda ukishyurira rimwe imyaka 2 cyangwa ugafata ndende. Ariko kurangara ibintu bikarangira bikaba expired, baramfasha perime yawe yararangiye ntiwayongeresheje iyo twakwita nk'umusoro wa plaque ntiwawishyuye, niko twabivuga, n'utundi tuntu tw'utwangombwa ujya ukenera. kandi tag yo utayishyuye ujya kuyishyura ku rukiko. Banci tag 170 na tag nyishyura ndi nkayo 300. Uri kumva ko uhombye amafaranga atari ngombwa, kandi amafaranga muri iyi minsi murabizi yarabuze. Bene data rero mureke tugerageze dukora ibishoboka. Ikindi ni uko nababwira ngo mujye mugendana nimero mu mutwe. Peter, ubu ngubu hari nimero zi mu mutwe. Telefone yawe izimye se uri mu nzira wabigenza? Izimye iri nko ku muhanda? Nta kundi ntabigenza, cyangwa ugize ikibazo kuyicomeka. Oye wayicomeka uri nko muri highway mu modoka nk'ubu ugiye, sibyo, uvuye hano telefone yibagiwe, noneho ukagenda wagera muri highway wenda nk'ipine rigatoboka, wahamagara polisi. Iyo umugore ari kurayizi ndayizi. Njyewe ubu ngubu ndi kwihata gufata nibura nka nimero nk'eshanu, ariko nanditse utunimero ku gapapuro kaba mu modoka, tugendana mu ikofi. Hari igimbe bazikare, hari igimbe bazikare kareya hari igihe ukabura cyangwa ukajya ugafatana n'izindi kubera ubwoba, uhita uhamagara 911. Ariko hari igihe 911 iba idakenewe, hari igihe uyihamagara nanone ukaba wishyikirije za nzego ugasanga zitangiye kukureba nabi. Wowe shaka nimero ya emergency ufata mu mutwe, reka ibintu byo kugira. Fata nimero y'inshuti yawe, y'umuvandimwe, y'umugore wawe, shaka nimero ya emergency, kuko iyo nimero barayibaza ahantu hose. Impamvu bayibaza ni uko iba ikenewe. So niba rero ikenewe wowe utayizi, ahantu hose wagiye uyitanga uzi ko kubera icyo uyitanga, kandi nawe utayizi barakubwira ngo emergency person contact. Ni ukuvuga ngo rero uba ukeneye kuba n'iyo nimero uyizi nk'aho ari nimero yawe, kuko iyo nimero iyo udahari niyo bahamagara. So mugerageze mubike amadokima yanyu ahantu abantu mubana mu rugo bayazi, cyangwa se inshuti zanyu nyine ba bantu b'abavandimwe. Murabizi ko umuvandimwe ntabwo ari amaraso, umuntu mubana, umuntu mukorana, umuntu muturanye, umuntu w'inshuti abaza amakuru yawe ku buryo baramutse bagufashe ashobora kubikurikirana akamenya aho handoringa kesi yawe. Ikindi ni ukugira abanyamategeko. Buriya ugize gutya ukaba ushobora gushaka nk'umunyamategeko ugakonsulta dokima yawe ukareba koko niba iri undocumented cyangwa se uri criminal, niba warakoze ibyaha akagushakira. Hari abo bita aba humanitarians, abantu bakurikirana uburenganzira bwa muntu, hari abakurikirana ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu no guca akarengane. Abo ngabo ushobora gushaka nimero y'umuroya, umunyamategeko, ugakonsulta ukareba dokima zawe uko zihagaze, ukareba izo ubura n'izo ushobora gushaka, cyangwa se ukareba icyo itegeko riteganya kuri dokima ufite, ni gute wakirenganura uramutse uhuye n'icyo kibazo. Imana ibagirire neza rero.
Peter ngira ngo muri comment hari abantu bagiye bandika badusuhuza, abantu bari Ibyumba, abantu bari Rusizi, abantu badukunda badukurikira hirya no hino. Hari ababajije ati koko barabamanuye. Niba tuzana tuzaba tugarutse mu rugo. Ayigeze nta kibazo kirimo vraiment, nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo rwose. Niyo mpamvu rwose ubu ngubu uvuze uti niyo mpamvu umuntu afata igihe akavuga ati ngiye iwacu. Home is the best. Reka tubasuhuze rero kandi tubabwire ngo caca ubwo naho mu kiganiro gitaha kandi turabakunda cyane. This is B2 TV show.